mbese mu bo Bibiliya itwereka tugomba kwigiraho n'Imana irimo. Ndabasuhuje cyane bwoko bw'Imana God's people muhereye hirya no hino ku isi, ubasuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Ni kuri Irera TV1 duhuriraho mu biganiro bigiye bitandukanye, turebera hamwe icy'ingenzi ku bugingo bwacu, kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho kandi ubwoko bw'Imana intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu gihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye rero, cyangwa icyo kintu cyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye, twiga Bibiliya buri munsi kuri uyu murongo wa Irera TV1. Nsaba wowe uri mushyashya kugira ngo nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika. Ngira ngo mu gihe nk'iki ngiki cyangwa n'ibihe turimo kugenda dusatira tuganamo, turimo kugenda duhura n'ingorane nyinshi cyane zo kuba twasobanukirwa ijambo ry'Imana uko bikwiriye. Nk'uko dusanga hagenda haboneka imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye hari hirya no hino mu mazu abantu bagendaga bahuriramo bari mu materaniro, birimo kugenda bigorana. Ngira ngo mugenda mubona ibimenyetso bigenda bitandukanye byerekana yuko ubu birimo kugenda bigorana, ndetse uko iminsi igenda iza bigenda bigorana kuba abantu bahura bagahurira mu materaniro mu nzu runaka barimo kuganira ku ijambo ry'Imana. Yego rero ni byiza yuko uri mushyashya nawe utarakora subscribe, kandi subscribe duhorane umunsi ku munsi twiga Bibiliya, tureba icyo Imana idusaba gukora kugira ngo tucyubahirize, tubimenye, tubikore bikidushobokeye. Ngira ngo hari ibintu muzi mu gihe cyatambutse twabashaga gukora ariko ubu ngubu bitagishoboka. Yego ariko mu gihe tugifite ubu buryo nabwo reka tubukoreshe mu gihe bigishoboka. Rero God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino, turimo gusubiza iki kibazo kigira kiti mbese mu bo Bibiliya itwereka tugomba kwigiraho Imana nayo irimo? Nicyo nicyo kibazo turimo kwibazaho. Mbese mu bo Bibiliya itwereka tugomba kwigiraho n'Imana irimo? Birakwiye ko tubona igisubizo cya nyacyo. Dufashe unyure muri komenti uduhe inyunganizi, uduhe igitekerezo, cyangwa ufite n'ikindi kibazo runaka wakibaza, nta kibazo, kugira ngo mu gihe gitoya dufite, iminsi mike dufite yo kuba twaba dukora ibi ngibi, tubikore mu buryo budushobokeye kandi vuba mu gihe gitoya. Turareba icyo ijambo ry'Imana ritubwiraho nk'ubwoko bw'Imana nka God's people. Turasanga mu Befeso ubutumwa bwiza cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, aravuga ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Hano ijambo ririmo kutwereka yuko tugomba kwigana Imana, cyangwa mu bo tugomba kwigiraho n'Imana irimo. Turasanga kandi ijambo rirakomeza rigira riti kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwa uhumura neza. Ijambo ry'Imana hano rirerura neza yuko Imana nayo tugomba kuyigiraho cyangwa tugomba kuyigana. Ese uraza kwigana utayizi cyangwa utayisobanukiwe? Kandi kugira ngo uyimenye unamenye uko iteye nyirizina, ni uko uraza kuba ubyiga mu ijambo ryayo muriboneka mu gitabo cya Bibiliya. Rero niyo mpamvu nkukangurira cyangwa mbakangurira hamwe n'uwo mwaba muri kumwe, bitewe n'abarimo gukurikirana kino kiganiro, nimba babwiye mugenzi wawe mukacyumvana, cyangwa hari muri ahantu hamwe n'ubundi. Yego ndabakangurira kugira ngo mu gihe turimo kwiga ijambo ry'Imana, riraza kudusobanurira Imana iyo ari yo, kandi tumenye ibyo ikunda n'ibyo yanga, kandi tumenye n'ibyo tuyigiraho nyirizina. Rero ndabashimiye God's people, bwoko bw'Imana mudahwema kubana natwe. Basaba wowe utarakora subscribe uyikore, nawe uri mushyashya utacikanwa ngo ugende utayikoze. Buri munsi twiga Bibiliya, buri munsi twiga
ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cya Bibiliya, kugira ngo tumenye icyo dukwiye gukora, icyo dukwiye kubahiriza mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo iminota tuhafite, amasaha tuhafite, amasegonda tuhafite, iminsi tuhafite, imyaka tuhafite, tuyikoreshe ukwiri, itatubera imfabusa. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.